Imana yacu, Imana wiringiye, Imana niringiye, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana itwibwiriye ngo yo ifite imbaraga zibasha gukora n'ibyo tutayisabye. Haleluya. Umaze iminsi uri gusa ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi rero turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana rifite amavuta. Nizere ko mugomba kuzura amavuta rwose. Uyu munsi twongeye twagarutse. Uyu munsi rero dufite Evangeliste Devota, niwe ugiye kuritugezaho, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Murakoze cyane rero, reka tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana rifite amavuta. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Amina. Amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kunezezwa namwe kuri uyu muyoboro wacu Mukakarangwa TV. Amina. Reka dutangire dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana, uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Wagize neza cyane kuko udukunda, watubereye maso, utubera Imana, utubera ibyiringiro, warahabaye. Tuguciriye bugufi aka kanya kugira ngo wururuke uzubane natwe. Ibigaragara nk'imisozi byose ubihindura ibibaya, ibigaragara byose nk'ibyakwitambika ku bwoko bwawe bitesha agaciro. Yaba uburwayi ubukureho, yaba ufite ibibazo biremereye bitangira igisubizo. Turi imbere y'amaso yawe, turaguhamagara kugira ngo uzubane natwe. Ntuceceke Kristo, imbaraga zawe zibasha gukora ibiruta ibyo tugusaba. Urukira kwereka buri wese igisubizo. Ari uwabibyarira yishimire ko agiye gusarura aseka, kandi wasenze yishimire ko agiye gusubizwa akishima. Yemera umuntu wese umuhe umugisha kandi umuhire muri byose, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Irebere nawe uko imbuto zakuze, amahundo menshi yuzuye mu murima. Mbese ko bimeze gutya bizagenda bite nyir'umurima nahagera? Irebere nawe uko imbuto zakuze, amahundo menshi yuzuye mu murima. Mbese ko bimeze gutya bizagenda bite nyir'umurima nahagera? Tujya kubiba twagiye turira, none ubu tunejejwe no gusarura imbuto. Tujya kubiba twagiye turira, none ubu tunejejwe no gusarura imbuto. Tujya kubiba twagiye turira, none ubu tunejejwe no gusarura imbuto. 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 Haleluya. Tujya kubiba twagiye turira, ariko tunejejwe no gusarura imbuto. Imana ishimwe. Hari igihe ujya kubiba ukagenda urira. Haleluya.
ariko igihe kiraje ngo usarure useka. Nawe utarasarura uvuga uti igihe gishize ngenda mbibandira, ariko ndashimira Imana ko inyujije mu gihe cyo gusarura imbuto. Imana ishimwe. Nzanye amakuru mashya, nzanye itangazo rivuga ngo umuntu wese umaze iminsi ari kugenda bibarira yakira ijambo rivuga ngo ahawe gusarura aseka. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe cyo gusarura duseka kirageze. Ku bantu twagiye tubibaturira, twakire gusarura duseka. Imana ishimwe. Uherereye hose wumve yuko igihe cyo gusarura useka kigeze. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Befeso ibice 3. Turasoma kuva ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amina. Dusubiremo. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amena. Amena. Dusomye ijambo rivuga ngo nuko. Haleluya. Amina. Nuko ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Imana yacu, Imana wiringiye, Imana niringiye, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana itwibwiriye ngo yo ifite imbaraga zibasha gukora n'ibyo tutayisabye. Haleluya. Umaze iminsi uri gusaba biki, ariko Imana ivuganye nawe ngo ije gusubiza ibyo umaze iminsi usaba, ikora n'ibiruta ibyo wari uri gusaba, kuko ifite imbaraga zo kubikora. Imana ishimwe. Nta muntu iri bubaze imbaraga, nta muntu nabaza ngo ngiye gusubiza kanaka, nta muntu ibaza ngo nkoze iki, kuko ngo ifite ububasha, irihagije. Nta muntu iri bubaze ngo mbigenze. Haleluya. Nta muntu iri mubaze ngo nkore iki, nta muntu iri mubaze ngo mbigenze ne, ahubwo ngo ni Imana ifite ububasha, ni Imana ifite ubushobozi, ibasha gukora ibiruta ibyo twasabye. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nanone ngo imbaraga zayo ziba muri twebwe. Haleluya. Nizo mbaraga ziri muri twe tubasha gukora ibiruta ibyo undi muntu udafite izo mbaraga atakora. Imana ishimwe. Amina. Iri jambo rigufashe nanjye rimfashe. Haleluya. Nta gahunda yo kwisuzugura ihari. Iyo twiyemeje gukurikira ifite ububasha, ariko ngo hari akandi kantu keza yakoze, ishyira n'imbaraga muri twebwe. Nazo zifite ububasha bwo gukora. Utewe n'iki? N'ubwoba. Ni umusozi w'ubukene uguteye ubwoba, kandi ifite ubukire ariyo uri kumwe nayo. Ni umusozi w'uburwayi maranye igihe, kandi ifite imiti dogita mukuru ahari, ndetse ngo arakora ibiruta ibyo usaba. Imana ishimwe. Nusaba ngo gukiza umutwe wari urwaye umutima utabizi, iravura umutwe ivure n'umutima, kuko ni Imana ikora ibiruta ibyo wasabye. Haleluya. Abantu barasaye, abantu barasa, ariko imitima yabo niyo yanze gusa. Haleluya. Amina. Abantu barasa ariko imitima nisi. Haleluya. Ushobora kureba umuntu muri kumwe musa, ari ibikara cyangwa ari inzobe, ariko imitima nisi. Ariko umutima w'Imana, isura y'Imana ntabwo igihinduka. Imana ishimwe. Niza gusubiza bose, abagufi, abanini, abatoya, ibasha gukora ibyo byose ntago irobanura. Nawe irakugeraho aho ngaho uri. Akira imbaraga z'Imana, akira gukora kw'Imana. Nje kukubwira ngo akira gukora kw'Imana. Ni Imana itajya yitiranywa, ni Imana itajya ivuga ngo nzaza ejo. Ntabwo igendera mu kagare, nta nubwo igenda wayibwiye ngo hera kwa data wacu, nta nubwo izaba ari uko wayihaye ruswa, nta nubwo iza kuko wayihaye amafaranga. Ni Imana ireba uko wayihamagaye nuko wayiterese. Ntirobanura ku butoni. Yesu aguhe umugisha. Amina.
Haleluya. Amen. Iryo jambo rifasha umuntu wese. Gahunda ni ukumenya ko Imana twiringiye ifite imbaraga. Haleluya. Amen. Hanyuma reka turangirize kuri uyu murongo ukurikiyeho. Haleluya. Amen. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Kubw'ibyo byose Imana yacu ikora, kubw'ibyo byose yagukoreye, ku bindi byose ije gukora, ngo nihabwe icyubahiro iteka ryose. Amina. Wari udukurikiye ufite umubabaro, wari udukurikiye ufite ibibazo, wari udukurikiye byanze, wari udukurikiye wabuze igisubizo, wari udukurikiye wabuze urufunguzo, akiri urufunguzo rwo gukora. Uwiteka yahageze ku by'ibyo yakoze no ku byo yakoze kano kanya n'ibyo azakora ejo. Ihabwe icyubahiro, mumfashe tuyihereze icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana yacu kuko irihagije, ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe twasabye, kandi imbaraga zayo ziba muri twe. Imana ishyirwe hejuru kubw'iri jambo, ufashirizwaho uri nanjye ndafashijwe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Mbere y'uko usenga nakwisabira abantu bafashijwe n'iri jambo ry'Imana batwandikire muri komenti batubwire ese wafashijwe gute, Imana yakubonekeye. Murakoze cyane. Amina. Amina. Imana iguhe umugisha. Turagushimye Yesu, turagushimiye kuko uri Imana itagihinduka, ntabwo ujya unyuranya ibihe, nta muntu ujya ukuturegaho. Niyo mpamvu udatura mu bantu wifite ahantu wibera ha wenyine, ariko ukarebera hose icyarimwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Dusomye ijambo ryiza rivuga ngo ibasha gukora. Haleluya. Ubasha gukora ibiruta ibyo twasabye. Twizereye muri iryo jambo, twizeye ko ibyo turaduha tubyakiriye, yaba udukurikiye wabuze igisubizo, twizeye ko ukimuhaye kuko bifitiye ububasha. Umugisha umuntu wese mu mwanya we, nanjye umumugisha, abadukurikiye ubaha umugisha, abantu bose turi kumwe bakubonereho umugisha. Tugushimiye ibyo ukoze, tukoragije ibisigaye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Reka tumushimire kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Murakoze cyane. N'undi munsi ujye udutegura ijambo ry'Imana rimeze uku nguku kugira ngo rifashe imitima yacu. Murakoze cyane. Amen.